munyubahe noneho mundekere ubwo buzima bwanjye. Mbabazi Shadia wamamaye mu myidagaduro nyarwanda nka Shadibu aherutse kuzuza imyaka 33 mu mwaka ushize ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 2025. Ubu ni umubyeyi w'abana babiri ndetse akaba ari umwe mu bari bagezweho mu myaka yashize hano mu Rwanda cyane cyane mu gisata cy'imyidagaduro. Uyu mubyeyi rero aherutse gutangaza ko umwaka ushize 2025 wamubereye umwaka mubi cyane ndetse wamusize hafi kwegera urupfu. Ati natandukanye cyangwa se natereranywe n'inshuti zanjye hafi gusatira urupfu. Uyu mubyeyi w'abana babiri cyangwa se numwe mu byamamare bikomeye cyane hano mu Rwanda yabigarutseho nyuma yo gushyira video hanze ku nkuta ze cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza ko yahuye n'ibibazo byinshi ntawe yarafiteho kuririra ndetse nta n'uwigeze amwitaho, yewe n'abari inshuti ze bakaba baramutereranye. Ibyo byose bikaba byaramubayeho umwaka ushize. Atariko kugeza kano kanya ndashima Imana ko nyihagaze ndetse nkaba nyihagaze nemye nshikamye, yewe nkaba ntekereza ko umwaka 2026 ugomba kumbera umwaka mwiza ndetse ukaba umwaka w'amahirwe kuri njyewe. Ese bino byatewe n'iki? Bamwe bakomeje kugenda bigarukaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati uyu mubyeyi cyangwa se umwe mu byamamare twagiye tumenya ku mbuga nkoranyambaga, numwe mu bakobwa bagiye bagaragara mu mavideo atandukanye, numwe mu bakobwa bagiye bagaragara mu bitaramo biremereye ndetse n'abahanzi bagiye bakomeye harimo nka ba Davido ndetse na ba Diamond Platnumz. Numwe mu bari bafite isura y'imyidagaduro nyarwanda mu myaka yashize. Ariko se kugeza kano kanya kubera ikiri kugarukaho cyane, ese kugeza kano kanya ko ari mu marira akomeye cyane ndetse ari kwiyama abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga anababwira ati niba mukunda Imana nimundekere ubuzima bwanjye mureke ntuze ntekane, umwaka ushize wansize amahoro, hanyuma uyu mwaka ugiye kuba umwaka wanjye. Byaba biri guterwa n'iki? Ino ni Ken News. Niba wahageze icyo gukora urakizi no gukanda subscribe tugakomeza tukazenguruka ku mbuga nkoranyambaga tureba ibigenda bihavugirwa bigiye bitandukanye. Turi kuri Shadibu cyangwa se Mbabazi Shadia. Uyu ni umubyeyi cyangwa se yinjiye mu myidagaduro nyarwanda bwa mbere mu 2011 ubwo yagaragaye mu mashusho y'indirimbo ya King James yitwaga cyangwa se yitwa Buhoro Buhoro. Ni indirimbo yaje kugaragaramo ndetse inamwubakira izina rikomeye cyane mu myidagaduro nyarwanda. Abantu benshi baramumenya cyane cyane ku rukuta rwa Instagram ndetse yari umwe mu bakunzwe cyane mu minsi yashize cyangwa se umwe mu bazwi n'igihugu cyose. Mbabazi Shadia rero mu minsi ibiri ishize nibwo yatangaje ko umwaka wa 2025 wabaye umwaka mubi cyane mu buzima bwe, atariko kubw'impuhwe z'Imana yewe n'abana be babiri ngo bakomeje kumusubizamo imbaraga ibintu bikagenda bimera neza cyane. Shadia rero ubutumwa yabunyujije ku rukuta rwe rwa Instagram agaragaza ko aherutse kunyura mu bihe bikomeye cyane ndetse bitamworoheye na gato. Ni ubutumwa bwari bwuje amarangamutima menshi agaragaza ko umwaka ushize wamubereye uwigeragezwa rikomeye cyane. Shadibu yavuze ko yifuza gusangiza abantu bimwe mu byo yanyuzemo, agira ati umwaka ushize wabaye umwaka wansenye cyane, nta kintu wantwaye ariko waranyangije cyane. Ati naribuze ngerageza kwishakisha mu buryo bwose bushoboka, ngerageza kurwana n'ubuzima bucece. Ati mu mubabaro mu majoro aho nta numwe nabashaga gusangiza amarira yanjye. Shadibu nanone yakomeje asobanura ibihe yanyuzemo avuga ati icyo gihe numvaga ndi njyenyine, nta muntu numwe wigeze mba hafi cyangwa se nta muntu numwe wigeze usobanukirwa ibyo ndi gucamo. Ati nari njyenyine, nari umwe rukumbi, nta numwe wamfashije kwikorera imitwaro ndetse n'imizigo yanjye, nta muntu wumvaga urwo rugamba rutagaragara rwahoraga mu mutwe ndetse no mu mutima wanjye. Shadibu nanone yagaragaje ko nubwo yababaye cyane bikomeye atari ikintu kimwe cyamubereye inkingi yo kudacika intege ndetse akakuba akinahagaze kugeza kano kanya. Ati icyo kintu nta kindi ni abakobwa banjye babiri batoya. Ati gusa nari mfite abakobwa banjye babiri batoya bari bahari ku bwanjye mu maso yanjye ubwo nabagananiwe barambyutsaga buri gitondo. Ati iyo bataza kubaho nanjye sinari kuba ngihari kugeza kano kanya. Ati bambereye impamvu yo gukomeza guhaguruka ndetse no kureba imbere igihe cyose iyo hashakaga kugera cyangwa se igihe cyose habaga hari igishaka kongwa hasi. Uyu mugore w'abana babiri yavuze ko kandi nubwo yahoranye inshuti muri icyo gihe gikomeye nta numwe wigeze amuba hafi,
ndetse ngo amusangize iyo mitwaro ye no mu babare yari yikoreye. Ati ibintu byatumye ndushaho kumva uburemere bw'urugamba narindimo. Shaddy Boo nanone yongeye aravuga ati gusa kubw'ubuntu bw'Imana nararokotse kandi muri uko gucungurwa nongeye kwibona uyu mwaka, nekereza ko uyu mwaka uzambera mwiza cyane. Ati ubwo buribwe bwamfunguye amaso bunyubakamo cyangwa se bungiramo ubundi bugingo bushyashya. Ati ubundi umuntu mushyashya. Muri video yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Shaddy Boo yasoje avuga ko uyu mwaka atewe ishema n'uwariwe cyane. Aravuga ati umwaka 2026 nawinjiyemo, ati niteguye guhangana n'ibishaka kumpungabanya byose, nkarwana nabyo kandi nizeye ntashidikanya ko nzabitsinda. Ati yanashimangiye kandi ko yizeye ko ibizamugerageza bizamutinya nawe ubwe akaba yiteguye kubamo neza. Ubwo yavugaga umwaka wa 2026. Ati mfite icyizere, mfite imbaraga nshyashya, mfite urugendo rukomeye rw'ubuzima ngomba gukomeza, nkita kuri nge, nkiyitaho ndetse nkita no kubanjye, uru rugamba nka rutsinda. Shaddy Boo ibi yagiye bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ni video yagiye itungura abantu benshi, yewe inabazamura amarangamutima bibaza bati Shaddy Boo ko ari umwana mwiza, ko atabangamira umuntu wari we wese, ko ari umwe mu bakobwa baduhaye ibyishimo cyane ku mbuga nkoranyambaga mu myaka yashize. Ese ni biki yaba ari gucamo? Ese byaba biri guterwa n'iki? Cyane cyane ko Shaddy Boo mu myaka ishize yaje kugenda agaragara mu bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo n'urukundo. Abasore bagiye batandukanye yagiye agaragaramo mu rukundo nabo. Mu myaka ishize muzi ko yagiye agaragara mu video y'indirimbo zagiye ziba hit cyane nk'indirimbo ya Bruce Melody, murayibuka neza cyane. Yagiye abamo agaragaramo cyane, ariko Shaddy Boo nanone abantu bati ari guca mu bikomeye. Ese yaba ari depression? Ese byaba biterwa n'iki? Ibyo byose nibiri kugenda bigaragara cyangwa se bigaruka ku mbuga nkoranyambaga, ariko bikarushaho kumubabaza nawe. Ati niba mukunda Imana mundekere ubuzima bwanjye, mureke mbicemo, mureke ntuze, mureke nkomere, mureke nongere ngaruke ndi Shaddy Boo wa wundi mwari muzi. Uwo ni Mbabazi Shadia ukomeje kugenda agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibyo yagiye atangaza ubwo muri rusange. Uyu mugore cyangwa se iki cyamamare, ese cyagakwiye kubera isomo abandi mu bindi byamamare cyangwa se mu bandi ba social medias influencers cyangwa se bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bafite inshuti nyinshi cyane online, ariko mu buzima busanzwe bakaba ari guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo bikomeye, ibibazo bihangayikishije. Bagakwiye kwigira urugendo cyangwa se bagakwiye kwigira isomo mu rugendo rw'iki cyamamare. Ibyo byose nibyo turi kugenda twibaza, gusa imbuga nkoranyambaga ntizimworoheye. Bamwe baramushimagiza bati komeza ubinyuremo, ihangane, komera, ati ceceka, tuza, ikibazo uzagitsinda kandi ibigeragezo uri guca muzabitsinda. Abandi bati depression birakomeye, ese wavuye kuri map cyangwa se wavuye kuri hit, haje abandi bana bagusumba cyangwa se bafite hit kukurusha, akaba ari byo biri kugenda bitera ikibazo. Ibyo byose nibi kugenda bigaruka ku mbuga nkoranyambaga. Ino ni Ken News, ngenda hari ngo tugende tuyizengurukaho, tugende tureba ibiri kugenda bivugwa, ibigenda bicicikana hirya no hino mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Icyo usabwa no gukanda subscribe, ubundi tugakomeza tukagenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye cyane.